Imana ishimwe, dushimye Imana uyu munsi. Uyu muririmbyi wa 385 mu gitabo cyo gushimisha Imana, ndamukunda cyane. Yarasenze cyangwa se yarariho yinginga Imana avuga ngo menyesha igihe, kuko yabonaga ibintu bimeze nabi. Aravuga ati rero menyesha igihe, iwacu se ni muhero, ati ijoro ryijimye cyane uracya hanyuma. Rero ni indirimbo nziza, nawe ndagira ngo igufashe muri uyu mwanya, kandi nekereza ko ari byiza. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi rero turi ku munsi wa 9 w'amasengesho y'iminsi 40 nk'uko musanzwe mubizi. Amasengesho turiho dusenga, amasengesho afite intego ivuga ngo agaciro kadasanzwe, cyangwa se kugarurirwa agaciro kadasanzwe. Wenda birashoboka ko hari agaciro watakaje, birashoboka yuko hari ibintu byinshi byazambye ku buzima bwawe, ariko Imana yarirahiriye ko igiye kugarura agaciro mu bantu bayo. Imana ishimwe cyane. Rero turashima Imana ko uyu munsi yatwemereye ko tuza guterana, yatwemereye yuko tugera kuri uyu munsi wa 9 w'amasengesho. Ndagira ngo nkubwire yuko umwanya wawe ufashe wumva ijambo ry'Imana ntago ari ubusa imbere y'Imana, kubera yuko Imana irakuzi kandi kuzi n'amazina yawe yose. Imana ishimwe cyane. Utarabura urusoro mu nda ya mama wawe, Imana yarukuzi. Uyu munsi wa 9 rero, ejo twatangiye icyumweru cya kabiri cy'amasengesho. Yari umunsi wa 8. Twavuze ku ntego tugiye kuzaganiraho muri iki cyumweru. Twavuze yuko iki cyumweru tuzaganira ku bintu Imana yanga ndetse ikananga urunuka cyane. Ni amagambo ari mu Migani ibice 6. Uyu usomye n'umurongo wa 16 uvuga ngo hari ibintu 6 Imana yanga ngo ndetse 7. Rero ibyo bintu 7 nibyo tuzavugaho muri iki cyumweru, kandi ndatekereza ko umuntu wese azarangiza iki cyumweru yasobanukiwe kandi yumvise neza icyo Imana imushakaho. Ejo rero twavuze ku kintu kijyanye n'umutima w'ubwibone cyangwa se amaso y'ubwibone. Tuvuga ibiranga umuntu ufite uwo mutima w'ubwibone. Ntabwo ndi bubisubiremo kubera ko twabivuzeho cyane. Ndatekereza yuko abari bahari barabyumvise, abatari bahari nabo bafite uburenganzira bwo kubyumva, kuko birahari. Wabikurikirana kuri YouTube biba biriho. Imana rero ibahe umugisha mwinshi, kandi mwarakoze cyane gufata intego yo kumva yuko umutima w'ubwibone mugomba kuwusezerera. Imana ishimwe cyane. Kubera ko abantu bafite umutima w'ubwibone twabivuzeho cyane, akenshi uzabamenya, uzagenda uhura nabo. Bene abo ngabo ntibahugurika, bene abo ngabo barenze ihaniro, kubera ko nyine ubwibone baba bashaka kugaragaza ngo nduwo ndiwe. Twabivuzeho cyane, ariko turashima Imana ko Imana yaduhuguye cyangwa se ikatubwira ibimeze gutyo. Uyu munsi rero wa 9 turaganira ku ngingo ya 2 Imana yanga ndetse ikayanga urunuka. Iyo ngingo iravuga ngo ururimi rubeshya. Iyo niyo ntego tugiye kuvugaho mu mwanya utari munini. Ururimi rubeshya, nekereza yuko ni ikinyarwanda kiba kinumvikana kandi kinasobanutse, ahubwo turakiganiraho twifashishije ijambo ry'Imana cyangwa se n'ibindi bitabo bitandukanye, kugira ngo turusheho gusobanukirwa icyo bishatse kuvuga, impamvu Imana yabyanze, kubera iki Imana yanze ururimi rubeshya. Ubundi Satani ni se w'umunyabinyoma, cyangwa se niwe se w'abanyabinyoma bose. Mwibuke neza ko Satani yakoresheje amayeri menshi kugira ngo abeshye Eva, kugira ngo batatire igihango bari bagiranye n'Imana. Rero umuntu wese ubeshya akabikora, uwo nguwo aba ari umwana wa Satani, cyangwa se aba ari inshuti ya Satani, kubera yuko ni se w'abanyabinyoma. Imana itugirire neza cyane. Ururimi rubeshya rero rugira ibintu byinshi cyane, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ubushakashatsi bugenda bugaragaza yuko indwara ubu ngubu iriho ikomeye cyane ari indwara y'ibinyoma, cyangwa se ari indwara yo kubeshya. Iyo turebye ubushakashatsi bwagiye bukorwa n'abantu bashinzwe, cyangwa se abashakashatsi mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu cyangwa se n'imibereho ya muntu, usanga indwara cyangwa se icyorezo gihari gihangayikishije isi muri iyi minsi ari indwara y'icyaha cyangwa se y'ururimi rubeshya cyangwa se icyo bita ibinyoma.
rero mu by'ukuri iyo ndwara yoretse imbaga nyamwinshi kandi abantu benshi bamaze kwafektingwa n'iyo ndwara. Tujya tubona indwara ya covid, wenda reka dufate covid niyo igezweho uyu munsi, niyo hot cake. Iyi ndwara ya covid mu by'ukuri bavuga ko ari airborne, cyangwa se wenda tuvuge ko yakandurira mu muyaga, yakandurira ahantu umuntu yakoze, yakandukira mu buhumekero. Uburyo ki yandura ngira ngo murabizi ntago mbitindaho, ariko nubwo yandura mu kigero cyo hejuru ku buryo usanga yisha abantu benshi, turabizi yisha abantu batandukanye mu bihugu bitandukanye byo ku isi, ariko indwara y'ikinyoma niyo yandura vuba cyane. Indwara y'ikinyoma irandura. Umuntu ashobora guhimba ikinyoma nonaha mu masegonda gato kikaba cyamaze gukwira isi yose, kigataruka imipaka, kigataruka intara, kigataruka ibihugu, kikarenga inyanja. Nta bwato kiba cyakoresheje, nta ndege kiba cyakoresheje, ariko ugasanga uyu munsi niba umuntu abesha ari mu Rwanda, ikinyoma kigafata, ugasanga uri muri Amerika arakizi, wo muri Amerika azi ibyabaye kandi bikaba nk'impamo. Reka mabwire, ubushakashatsi buvuga yuko ukuri mu by'ukuri ntabwo kugurwa amafaranga menshi, ariko ikinyoma kirahenda. Ikinyoma kigurwa amafaranga menshi cyane, donc kiri expensive. Ibinyoma birahenda. Ni nayo mpamvu usanga ari indwara iri gukura cyane kandi idafite igaruriro muri iyi minsi, kereka umwami Yesu naza agahindura imitima ya benshi. Uyu munsi rero tugira ubuntu bwo kumva ikintu Imana yanga urunuka yuko ari ururimi rubeshya. Iyo dusomye mu Byahishuwe ibice 22 umurongo wa 15 handitse amagambo avuga ngo hanze hazahezwa imbwa n'abarozi. Reka tuhasome twihuse. Umurongo wa 15 aravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Bivuze iki rero? Hari igihano cyagenewe abanyabinyoma. Ndi kugenda nihutisha cyane kugira ngo nze gusatira wenda ku bintu nateguye bigeze nko kuri 11 biranga wenda, cyangwa se uzabona ku muntu w'umunyabinyoma. Mu by'ukuri hanze hazahezwa imbwa n'abarozi ndetse n'abasambanyi n'abakora ibindi. Reka noneho ibyo atari byo turi kuvugaho bamwe bazahezwa hanze. Reka tuvuge ku kintu kivuga ngo n'abakunda kubeshya bakabikora, kubera ko abo ngabo nta mugabane w'ijuru bategereje. Reka mbabwire, hari abantu tuza mu nzu y'Imana turishuka ngo tuzajya mu ijuru, kandi mu by'ukuri tutarihaye icyaha cyo kubeshya. Ubwo rero umugabane wacu ni hanze hazaba imbwa n'abarozi. Kandi hanze ni hehe? Ni uguhusha ubwami bw'Imana. Ni muri wa muriro waka, umuriro w'amazuku, wa muriro uzatwika cya kiyoka. Bivuze iki? Abantu bariho barishuka muri iki gihe, reka mbabwire, abantu muri iki gihe turiho turishuka tukibwira yuko tuzajya mu ijuru, kandi nyamara icyaha cy'ibinyoma cyaradutanze imbere. Ubundi Paulo yandikira Abefeso yarababwiye ngo kuko tutarwana n'ibifite imibiri n'amaraso, ahubwo turwana n'abatware n'ingabo. Agera ku murongo rero ababwira umurongo wa 14 wenda ayawo aravuga ngo mukenyere ukuri. Mukenyere ukuri bivuze iki? Mu ntwaro Paulo yabwiraga Abefeso ntabwo yasize intwaro y'ukuri, kubera ko yarazi neza ko ukuri gukenewe mu bantu, ukuri kurakenewe bene data. Arangije arababwira ngo mukenyere ukuri. Tujya tubona iyo abantu bambaye, hari igihe biba ngombwa ko bafunga umukandara kugira ngo imyenda bambaye itagwa. Bivuze ngo hari n'abambara imikenyero bisanzwe bakawukenyera kabisa. Bivuze iki? Gukenyera ukuri ni umwamba, donc ni ikintu gikomeye cyane abantu kigomba kubaranga, kubera yuko utakenyeje ukuri ushiduka imyenda yawe yaguye. Ushobora gushiduka ibintu wibeshye ngo urambaye, ariko nyamara ntiwakenyeye ngo ufunge neza, wambara umukandara udanangire. Ntago bikunda. Ukuri ni intwaro ishobora gutuma unesha Satani kandi ukanesha n'abambari be mu izina rya Yesu. Ni mumwe mu ntwaro duhamagarirwa kuba dufite. Ariko uyu munsi uribaza ngo mbese mfite ukuri muri ngewe? Ese ushobora kwibaza ngo mbese ukuri ndakugendana? Mu by'ukuri abantu ntabwo ukuri bagufite muri iki gihe. Reka mbabwize ukuri. Umuntu reka dufate mu rusengero cyangwa se mu nzu y'Imana.
umuntu uramubwira ati umukozi w'Imana, Yesu ashimwe, uraho neza, ni amahoro, umeze neza? Ati ni amahoro, Yesu rwose arandinze, kandi arabizi neza ko mu mutima we nta mahoro arimo, ariko akakumvisha yuko afite amahoro, akavuga ngo iyi ni amahoro rwose, ibintu ni sawa, ibintu ni salama cyane, kandi nawe arabizi ko mu mutima batari salama. Ukuri kwarabuze bene data, kandi n'abakunda kubeshya bakabikora, bivuze iki? Abo bazahezwa hanze. Ukumva umuntu uramubajije ngo none se uyu munsi urajya gusenga, ngo ariko buriya ngo nta nubwo mbizi, ngo sinzi nimba ndi bujye gusenga, kandi ni maramba arajya gusenga. Urumva? Donc akantu gato cyane ugasanga arabeshye. Hari abandi benshi mu buzima busanzwe ufata telefone ukamuhamagara akanga kukwitaba, akamuhamagara akanga kukwitaba, ukamuhamagara akanga kukwitaba, mukanya yakwitaba akakubwira ngo ntabwo nayumvaga, kandi yayirebaga n'imbere ye, ariko mu by'ukuri Imana itubabareye cyane. Ari ikintu cyitwa ibinyoma, yabaye indwara imaze kwangiza ibintu byinshi cyane, kandi yamaze kwangiza society. Rero nimba ari ikintu Imana yanga ururimi rubeshya. Iyo dusomye mu bami ba kabiri ibice 5 uhereye ku murongo wa 20 kugeza ku 27 batubwira inkuru y'umugabo bita Gehazi, uburyo ki yagiye akabesha Namani, akamubwira ati nyamara Elisa arantumye ngo umpereze amafaranga cyangwa se umpereze amaturo, rwose arayashaka, wakize yazane. Kandi wibuke neza ko Elisa ntabwo yigeze yemera ibiguzi, kuko impano y'Imana ntabwo igurwa. Impano y'Imana cyangwa se agakiza k'Imana ntabwo kagurwa amafaranga bene data. Noneho Elisa amaze kubyanga, Gehazi aravuga ati ariko uyu mugabo yaba umupfapfa we, yaba umuntu wa nta kigenda, urabona ukuntu asubije y'ubutunzi. Kandi abantu nk'abo ngabo bakunda kubarira mu mibare, uzabibaza Yuda yabariye mu mibare imigati y'ubuvungukira ayishyira mu ruhago. Mbese abantu nk'abo bakunda kubarira mu mibare, abantu bafite kubeshya muri bo bakunda kubarira mu mibare iteye ubwoba. Gehazi rero aravuga ati ugenda njye guhambira ikinyoma uriya mugabo Namani, mubwire kandi nintitwaza Elisa, nintitwaza izina rya Elisa, ntabwo Namani ari bubashe kuma ibiriya biguzi. Ariko ndagira nkubwire ngo iyo usomye icyo gice bakubwira uburyo kinamani Gehazi bya bibembe bya Namani yahise abitwara, guhera uwo munsi aba umubembe. Hari ingaruka rero ziri ku bantu babesha kandi bakabikora. Icyambere nuko bazagira ingaruka yo kuzahusha ubwami bw'Imana. Naho twavuga iyo yonyine, izindi zo murazizi n'izijyanye na societe. Bajya bavuga ngo iminsi y'umujura ni 40 ngirabaze, burya reka nkubwire iminsi y'umunyabinyoma nayo irabaze. Ikinyoma ntabwo reka nkubwire, ikinyoma ukinyujije mu muriro kirashya, ariko ukuri naho wakunyuza mu muriro ntabwo gushya. Dufite abarokore benshi bibeshya ngo bazajya mu ijuru, ariko nyamara wareba ibyo bavuga ugasanga bihabanye n'ibyo bakora. Burya nabwo ni ukwibeshya, ni ikinyoma. Kuko nimba uvuze ngo ukora ibi, nimba ubwira abantu ngo mwihane ubusambanyi, nyamara wowe ukabukora, burya nawe uri ubunyabinyoma, uba uri kubeshya. Kandi noneho ntabwo uri kubeshya wowe wenyine, uri kubeshya societe yose. Nimba ubwira abantu ngo nimukizwe, nyamara wowe byarakunaniye gukizwa, nawe uri kubeshya societe, uba uri umunyabinyoma, kandi nawe uzahezwa hanze. Nimba uri kubeshya abantu kugira ngo urengere inyungu zawe, ibyo byose ni ibinyoma. Ugahagarariye imbere y'abantu ukaririmba ngo tuzajya mu ijuru kureba bariyo, tuzajya mu ijuru, nyamara urabizi neza ko wararanye n'umugabo kandi ntabwo ari uwawe. Urabizi neza ko uri umusambanyi, urabizi neza kuri indaya rutwi. Nyamara wajya imbere y'abantu ngo tuzajya mu ijuru, ngo igihe kimwe tuzaguruka mu mwakanya gato, ngo tube twarigezemo. Ryasose uzaba wagezemo. Hari abantu bibesha ko bazajyayo, ariko nyamara ntabwo tuzajyayo nitudakora ibyo Umwami Imana ashaka. Ururimi rubeshya rero ruzahusha ijuru, kandi Imana irwanga urunuka cyane, kuko rugira n'ingaruka. Akenshi hari n'ibyo ubeshya bikakugarukira, kubera yuko igihe cyo kubeshya iyo cyamaze kukurangirana utangira gupfundika. Uzi ko hari abantu bafite liste y'ibinyoma, iyo binashize basubira mu byo babeshye. Noneho ugahura n'umuntu yakubeshye, wenda kagiye mu mujyi, mugahura ukamubaza ese bitugiye ngo urabibona ngo mfite gahunda yo kujya ngo narindi Nyamata, kandi mu by'ukuri mu minota nk'itanu akubwiye ko ari mu mujyi. Ukibaza uburyo ki avuye Nyamata bikagucanga. Hari abantu babeshya
ibintu bikanabashirana mu by'ukuri kubera yuko nibwo buzima babayemo. Ubuzima bwabo bwabaye marasoneri, donc bwabaye ibinyoma gusa, ni mensonge, nubwo bintu biberamo akenshi uzababona. Hari ibimenyetso rero turi buvugeho birenga 10 by'abantu uzabona babeshya uzababona cyane. Nukora neza ukabigenzura uzasanga bafite ibyo bimenyetso biranga ururimi rubeshya cyangwa se umuntu ubeshya. Abantu bajya bishuka rero, bene data turimo turabivugaho ibi bintu mukagira ngo ni ibintu byoroshye. Ni ikintu kijyanye n'icyaha cyo kubeshya cyishe byinshi. Reka nkubwira, umugabo wawe arakubeshya ngo njyewe mvuye ahangaha, kandi mu by'ukuri ntabwo ari havuye, ahubwo avuye ahandi hantu. Umugore akakubeshya ngo nyamuneka bimeze gutya, umwana akakubeshya. Donc ibintu byabaye ikinyoma. Kandi reka mbabwire bene data, nitudahindura imigendere yacu, nitudahindura imikorere yacu, tukihana icyaha cy'ibinyoma, tukihana icyaha cy'ururimi rubeshya, ndababwiza ukuri yuko tuzaba turi guhusha umuhamagaro. Bene data reka babwire, hano ugasanga twaje mu materaniro, twaje gusenga, wabaza umuntu ngo mbese uriho urumva icyo bari kuvuga, ati haleluya haleluya. Reka nkubwire, uzi ko abantu badatinda kubeshya, yicaye mu rusengero agasinzira, yamara gusinzira wamubwira ngo tera haleluya, akaba haleluya haleluya, kandi yarasinziriye. Wamubwira ati umeze gute, ati narindi maso, ati buriya nabyumvaga, kandi yasinziriye. Ubwo rero aba nawe yabeshye. Nukuri kubeshya byokamye abantu. Imana yacu tugire neza cyane. Ikinyoma kiba cyicaye ku ntebe, ikinyoma kimaze gukura, kikumaze gukura mu maguverinoma, kimaze gukura mu ma institution atandukanye. Ikinyoma gikuze mu ma eglise. Bereka mbabwira, abantu bubakira ku kinyoma, eglise bakayubakira ku kinyoma, itorero bakayubakira ku kinyoma, societe bakayubakira ku kinyoma, za guverinoma zikubakira ku binyoma. Ibinyoma byabaye ibinyoma. Satani kubera ko ari se w'ibinyabinyoma yakujije urwo rwego mu rwego rukomeye cyane mpuzamahanga, ku buryo abantu bose bisanga babeshya, abantu bose bisanga muri societe. Reka nkubwire, uzamucunga umuprotisiye w'umurokore biramugora, akisanga yabeshye nyine ngo ni politike, ngo niko bimeze. Ugasanga umupasteri baramubajije ngo mbese biriya bimeze gutye, akabeshya, kandi mu kanya agahagarara ku ruhimbi. Reka mbabwire, Imana itubabarire kandi Imana itweze icyaha cy'ibinyoma, ururimi rubeshya, kubera yuko tuzahusha ijuru. Ningiza Imana imusiniriwe, bwira Imana bawo, Mana nyeza nk'urubura, nyeza naho ibyaha byanjye byatukura tukutuku bihinduka umweru bise na sheregi. Ikintu cyitwa ibinyoma gikujije intebe, gifashe iyindi ntera. Ariko ndabinginze bene data muneze amatwi kugira ngo muhindukire, nimureba, nimwumva iyi buro, nimwumva aya magambo, muhindukire mubwire Imana ngo Mana tubabarire uko turi abanyabyaha. Umuntu ntatinya kwibeshya ngo azajya mu ijuru. Umuntu ntatinya kwiyumva yuko ari uzabona ubwami bw'Imana, kandi nyamara yahushije inzira kubera ibinyoma. Hari abantu benshi twagiye tubona, ukamutelefona umureba, akahita akubwira ati burya rero ndarwaye, ndi mu bitaro CH, ndarembye, meze nabi, kandi murahagararanye kwa Rubangura. Uriho uramureba, wamwikinze ahantu ku modoka, uri kumuhamagara, ndarwaye, ndi mu bitaro CH, meze nabi, come on. Kandi nyamara ari kwa Rubangura, muregeranye. Ikinyoma kibaye ikinyoma bene data. Imana itugire neza. Cyangwa ukamutelefona akakubwira ngo yewe, ngurabona hano kwa Rubangura, hano mu mujyi imvura imeze nabi, kandi nawe nihuri, akakubisha ko imvura iri kugwa, kandi nawe ari hari. Imana itugire neza cyane. Uzi ko hari n'igihe ubaza umuntu ukamubwira ngo mbese umurajya he, akakubwira ngo simbizi, kandi ari mu muhanda ariko aragenda. None se tuvuge ko abatabizi? Imana itugire neza cyane ngo ntabwo mbizi. Ese umurage muragana he ngo ntabwo mbizi. Ese bimeze bite? Imana itubabarire cyane. Bene data, nimureke tuzamura imitekerereze yacu, kubera yuko nimba ari ikintu Imana yanga ururimi rubeshya. Imana itubabarire cyane, kandi duha imbaraga zo kureka kubeshya, duha imbaraga rwose tuneshe ikintu cyitwa kubeshya. Abanyakuri benshi biragoye guhita umubona, kubera yuko niyo umuntu ari umunyakuri akabivuga, nabwo bahita bamufata nk'umunyabinyoma.
ibinyoma, kubera ko bazi ko ibinyoma byakujije intebe. Ariko ndagira ngo babwire ofiramezire yuko wowe uguma ku kuri kwawe, nyuma ukuri kwawe kuzatsinda. Imana itugire neza cyane. Ubundi ukuri guca muziko ntigushye. Abantu bafite ukuri baratotezwa. Ariko ndagira ngo babwire ubundi akenshi ibitekerezo by'ukuri birwanya ikinyoma bigira ibibazo byinshi cyane, kubera yuko bihura n'intambara, bihura n'amagambo, bihura n'ibibaca intege, bihura yewe no kwicwa bazira ukuri kwabo. Ariko ndagira ngo mbatangarize ngo nubwo wapfa uzira ukuri, ndagira ngo nkubwire ngo ubwami bw'Imana buragutegereje. Kubera iki? Hanze ubundi hazahezwa imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abakora ibintu bibi cyane, ngo n'ababesha ndetse n'abakunda kubikora. Rero bivuze ngo nuharanira ukuri mu buzima bwawe, urufite umugabane ukomeye cyane, kuko ni intwaro. Ubundi intwaro imwe muzinesha Satani, ukuri. Bene data, wowe unteze amatwi, ndagira ngo nkubwire ngo ururimi rubeshya uyu munsi ufata ingamba, uvuge ngo Mana nsezeye. Umuririmbyi wa 5 mu gakiza aravuze ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga, ubwo Yesu wemeraga kwinjira muri njye, ngo narabohorwa mu byaha. Bene data, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi uvuge ngo nagatanga kambere ku buzima bwanjye. Uyu munsi nugambirira yuko utazajya ubeshya. Reka nkubwire, abagore n'abagabo barabeshanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ukamubwira ati ese wenda konte bimeze gute, ese amafaranga agiye ngo none se ngo harya ngo ubundi ngo byagenze gute, doke mugacengana ibintu byabaye ibindi. Ikinyoma cyaricaye gikuzwa intebe. Ariko Imana itugire neza cyane. Ninjye nawe uyu mwanya uri kumvira ijambo ufite gahunda yo kuvuga ngo ndagomba guhindura society nkarwana n'ukuri, ndagomba guhindura imitekerereze yanjye, ndagomba guhindura urugo rwanjye, ndagomba guhindura abana banjye, ndagomba guhindura itorero ryanjye. Reka nkubwire inshuti yanjye, uzi kubona umuhanuzi aza akaguhanurira abizi neza ko ari kukubeshya, akakubwira ngo Imana iravuze ngo ngiguhaye iki n'iki, kandi arabizi ko ari kukubeshya kubw'inyungu ziwe runaka. Ariko ubwo urumva ijuru ategereje ariri. Umuntu akaza akakumvisha yuko rwose ibintu ari sawa, akakumvisha yuko wenda Imana inagukunda cyane, kandi ntabyo afite, nta kintu Imana yamubwiye, ariko akabikwemeza ngo Imana iriho iramubwira. Bibiliya ivuga ngo abavuga ngo mwami mwami ntabwo ari bo bazajya mu ijuru. Reka mbabwize ukuri bene data, n'ababeshyera Imana bakavuga ngo Imana yavuze kandi itavuze, abo bazagirwaho n'urubanza. Kandi reka nkubwire, biterwa n'ururimi nyine rubeshya. Kubera ko abo ngabo bagambirira kubeshya bakanabikora. Imana itugiriye neza cyane. Ese wowe ujya ubona cyangwa se ujya uhura n'ibyo bibazo? Ujya uhura n'abakubeshya? Ujya uhura nawe se kubeshya? Ese ubyitwaramo gute? Ese iyo wabeshye bikagaragara ko wabeshye, ubyitwaramo gute? Ese wibuka gusaba imbabazi? Imana itugiriye neza cyane. Dufate umwanya tubwire Imana. Uyu munsi nabwiye Imana avuga ngo Mana nyemerera umpe gukiranuka ku gato no ku kanini, kubera naje gusanga yuko hari igihe twibeshya ngo tuzajya mu ijuru, kandi nyamara ijuru tuzarihusha. Imana itugire neza cyane. Ese uri kwitwara gute uyu munsi wa none? Ese uri kugenda gute mu buzima bwawe? Ese uri kuvuga gute? Reka mbabwire, ari umuntu utelefona akakubwira akakumvisha. Ari abantu nagiye mbona benshi cyane, agafata telefone akayihuhamo ngo ndi kuri moto, ngereka ngo ndi kuri moto, ngo nkugezeho, ngo ndi kuri moto, ngo ndaje, ngo hagararaho ndaje nkugezeho. Kandi reka babwira, ahubwo ari mwishuka, ahubwo ari guhuha muri telefone ngo ari kuri moto, ngo murindira araje. Mana yanjye, Imana itugire neza cyane. Abantu nk'abo ururimi rubeshya, Imana itubabarire, kandi tweze utuntu two kubeshya, twa tundi tw'amanyanga, tw'amacenga dukujije intebe, tubaye twinshi mu bantu, twamaze kuba icyorezo. Ariko se wowe uri gukora iki uyu munsi wa none? Urumva ufite iyihe ngamba wowe uri kunyumva uyu munsi? Urumva hari ikintu ugiye guhindura mu buzima bwawe? Reka rero twihute mu by'ukuri hari ibintu bimwe na bimwe ugomba kumenya. Ese ubundi umubeshyi ubundi wamubwirwa n'iki? Reka wenda tureke ibyo yaba yakubeshye, reka tujye mu cyo bita body languages, cyangwa se
ururimi rw'umubiri rwa body ego. Ubwo ndavuga mu bijyanye n'ubushakashatsi bwijyanye n'ubw'umubiri. Ese ubundi umuntu ubeshya kari igihe umuntu akubeshya kandi rwose ikinyoma ebana kigafata kabisa ukagira ngo nibyo, ubundi wabibwirwa n'iki? Aho reka ngerageze mvugeho gatoya cyane nkurikije n'abahanga bagerageje kubisobanura. Nigeze nasoma igitabo cyitwa The Body Language of Liars, cyangwa se ururimi rw'umubiri rw'ababeshya, uburyo ki ibimenyetso by'umubiri ku muntu ubeshya, cyanditswe n'umushakashatsi witwa Dr. Lillian. Mu by'ukuri kandi uwo Dr. Lillian yakoranye na FBI mu bijyanye no guhiga ibyaha. Mu gitabo yanditse rero yagiye agaragaza yuko nubwo bemeze gutyo, mu mitekerereze, mu rurimi, mu mitekerereze no mu mubiri akenshi biragendana. Uzasanga benshi ajya kukubeshya ariko n'umubiri nawo ukagira amajeste agaragaza kugira ngo umenye ko ariho arakubeshya, uzabicunga. Ariko bisaba ubushishozi bukomeye cyane kugira ngo umenye nimba umuntu akubeshya cyangwa se atakubeshya, kuko akenshi ikinyoma nicyo kigaragara nk'ukuri, kuko baravuga ngo ibinyoma byinshi ngo bivamo ukuri, niko abantu bavuga, ariko siko kuri mu by'ukuri. Ahubwo ukuri nyakuri kuguma ari ukuri iteka ryose. Imana itugire neza cyane. Reka rero tuvuge nko ku bintu 10 cyangwa se 11. Icya mbere, iyo uwo muntu ubeshya cyangwa se ufite ururimi rubeshya, iyo muvugana ahindura amerekezo y'umutwe byihuse. Bene uwo muntu uzamucunga nimba ashaka kukubeshya, mukavugana uhita ubona akubise umutwe hirya no hino arataninze. Donc hari ingingo runaka z'umubiri wiwe zihita zihinduka mu buryo ushobora guhita ubibona uramutse wamwitegereje cyane, kubera yuko ahindura umutwe byihuse mbere yo kugusubiza. Ubundi ntago yagusubiza akenshi atarahindura uwo mutwe. Ubundi ubushakashatsi bwagaragaje ko abagiye kukubwira ibintu birimo ibinyoma gusa. Nubona umuntu nk'uwo uzavuga ati reka maze mwitondere neza, uwo muntu agiye kumbeshya. Ubwo ndavuga mubaye muri kumwe 100%, uwo muntu ukabona muraganiriye ariko agataninga umutwe, akajya ashaka nko kujya kwibaza ibintu, urumva, kandi mwari muri gufokasinga na murebana amaso ku yandi, ariko ukabona ahinduye umusaya we, ahinduye umutwe, ukabona ubwonko bushatsa kujya ahandi hantu. Abagiye kukubeshya amagambo menshi cyane. Imana itugire neza cyane. Icya kabiri, ku muntu uzabona urangwa n'ibinyoma cyangwa se n'ururimi rubeshya, iyo muba muri kuganira impumeko ye irahinduka, cyangwa se iyo ashaka kukubeshya ikintu usanga impumeko ye ihindutse. Ushobora kwibaza ngo ihinduka gute? Icya mbere, ushobora kumva ijwi ryiwe rihise rihindura to, cyangwa se rigahinduka, ijwi ryiwe rigahinduka. Nimba yavugaga ikimbahaze agahita avuga yo akajwi koroheje, yo akajwi kaje. Nimba ari umudamu ashaka kukubeshya ikintu agahita ryoroshya muri romantike. Mbese imihumekere irahinduka ukabyumva. Iyo umuntu bene uwo nguwo rero agiye kugusubiza ibinyoma, atangira kuvuga bimugoye, akazamura ijwi, cyangwa se ugasanga azamuye n'intugu ziwe. Kwa kundi ubona umuntu nyine azamuye nk'intugu, buryo uwo muntu abagiye kukubeshya, niko ubushakashatsi bwagiye bugaragaza. Kandi koko izo zitwa body languages, cyangwa se ibimenyetso by'umubiri ariko byivugira ubwabyo. Rero uwo nguwo nawe ijwi rizahinduka, ribe ritoya, ribe rirerire, mbese wumve nyine hari ikintu gihindutseho bitewe n'imivugire yari afite. Ariko Imana itugire neza cyane. Icya gatatu, umuntu ugiye kukubeshya ahagarara yemye. Impamvu ahagarara yemye rero ni ukugira ngo yirinde cyangwa se arinde stamina yiwe, cyangwa se uburyo ki ahagaze, kuko naramuka ahagaze ubona nta stamina afite, agize gute, uzabona ko ibyo agiye kukubwira wenda ari ibinyoma. Ariko azahagarara yemye, akwemeze yuko ibyo ari gukora abizi, kandi ibyo ari kukubwira ari realite. Ahagarara yumva ashize amanga, akwereke yuko ibyo bintu nyine ari byo. Ubone uvuga atari kuzika ibi bintu, wamugana uyu muntu ibintu ambwira ari byo. Ubundi reka mabwiza ukuri, umuntu ubeshya ameze nk'umuntu ujya gusaba ideni.
umuntu ubeshya ameze nk'umuntu ujya gusaba ideni, kuko iyo agiye gusaba ideni akakugeraho rwose aba yisekeshwa, aba yahinduye imitekerereze, aba yahinduye imivugire, aba yahinduye imikorere, aba yahinduye ingendo. Yewe umwe niwe bigeze yavuga ngo niyo ageze mu rugo rwawe hari imbwa aratangira akayisuhuza ati uraho Bobby, uraho, kugira ngo akunda kwereke ko n'ibyawe byose abikunze, kugira ngo ukunde uze kumuha ideni. N'umuntu rero w'umunyabinyoma nuko ameze, uzamwirinde cyane. Abanyabinyoma burya Imana izadufashe, kuko wicarana n'umuntu ufite inyatsi nawe akagutera inyatsi, wicarana n'umunyabinyoma nawe ugahinduka umunyabinyoma, ubana n'umunyabinyoma nawe ukaba umunyabinyoma, mbese Imana itubabarire ikintu cyitwa ibinyoma. Icyakane, umuntu uri kubeshya asubiramo amagambo cyangwa interuro iyo ari kuvuga. Impamvu rero asubiramo amagambo ari kuvuga icyo bita tautologie, iyo ari gusubiramo ayo magambo aba ari kugira ngo mu mutwe hikora ikindi kintu ari buze kukubeshya nyuma, aba ari guforuma ibintu ari bukubeshye. Noneho bikaba ngombwa kubera ko amagambo aba yamushiranye, asubiramo muri bya bindi. Uzumva ikiganiro cye akubwira ngo ngewe buriya iriya projet dushaka gukora, ese waba uyizi? Iriya projet yo kuzacuruza, iriya projet ni nziza, iriya projet yo kuzacuruza tuzunguka, iriya projet ubwonko bugahita buturuna bukamushyiramo ikindi kintu ngo buriya nituramuka tugiye cyangwa kurangura inyama bizagenda neza. Urumva hatangiye kuzamo ibindi bintu kubera yuko yabanje gukora icyo bita tautologie. Noneho iyo tautologie ituma hajyaho icyo bita formation yo kongera kukubeshya. Imana itugire neza cyane. Abo bantu rero nk'abo ngabo niba muri kumwe uzabamenya, bakunda ejo nigeze mbabwira ngo bakunda abibone bakunda kugaragaza ibyo bagezeho. Nuwo rero ushaka kukubeshya ashaka kukwereka yuko ibyo yagezeho, akakwereka yuko tuvuge nimba ashaka kukubeshya kugira ngo umuhe amafaranga cyangwa se umuhereze ikintu runaka, akumvisha yuko yigeze yajya i Dubai arahabona, kandi wenda Dubai yahasomye mu bitabo gusa ntanahazi. Akakumvisha yuko yageze muri Los Angeles muri Amerika kandi ntazi naho ariho, akakumvisha ko yageze Las Vegas, donc akabikumvisha. Noneho wamubaza atari ko se buriya wagiye n'iki, agahita akubwira ati nagiye muri Amerika nakoresheje indege ya Rwandair. Come on. Mu by'ukuri yirengagije yuko wenda watangiye kumuvuma. Ntazi neza niba uri umuvumure, kubera ko ahagaze kuri ya staminite yiwe, arashaka kumvisha ko yagiye muri Amerika na Rwandair. Kandi koko rwose waba uri injiji nawe ukumva ko yarugiye na Rwandair. Ati buriya nahagurutse ahangaha i Kanombe ngo ndagenda nkomeza njya muri Amerika, indege yadufashe iminsi 2 kugera muri Amerika ya Rwandair. Atari ko Rwandair ni indege, we Rwandair ni indege. Kandi abantu nk'abo nibatana n'ikintu bita kwisekeshwa. Abantu nk'abo ntibatana no kwisekeshwa. Wenda turaza kuyigarukaho icyo biti ururimi rw'uburyarya cyangwa se ingingo y'uburyarya. Abo ntibatana atariko Rwandair habamo abakobwa, we ati Rwandair, kandi yabyumvise mu makuru, yabyumvise kuri publicité kuri televiziyo nyarwanda. Ati Rwandair, ati twaragiye twikoza muri Amerika. Ati Rwandair, ati reka mbabwira, ati Rwandair mu by'ukuri reka mbabwire nta nubwo ishobora kurenga Afurika ngo ijye i Burayi none ijye muri Amerika. Ubundi long distance yayo igera i Burayi cyangwa se muri China, muri biriya bihugu bya Aziya, ariko ntago Rwandair iragera muri Amerika. Ariko umuntu akakumvisha ko yagiyemo ajya Las Vegas, akakumvisha ko yagiyemo ajya mu bihugu bitandukanye. Uwo muntu rero azabikumvisha, iyo utabizi neza uzabyumva, uhita utangira nawe cya kinyoma rero sasa cya Rwandair yageze muri California. Uhita utangira uvuga ati ariko mwaba muzi n'ikindi, uzi ko Rwandair muragura amatike muri za Qatar, muragura amatike muri za KLM, muragura ati mwaguze itike muri Rwandair akijya muri California, nawe ukabikuza. Undi nawe ubibwiye ufite icyo bita ubugwingiri mu mitekerereze, nawe agahita agaragaza ati Rwandair ijya muri Amerika. Ubwo ikinyoma kigakwira isi yose. Rwandair yagiye muri Amerika. Ariko Imana itugire neza cyane. Bene abo ngabo rero barangwa n'ibyo bimenyetso byo gushaka kugira gute kuvuga amagambo basubiramo menshi cyane. Imana itugire neza cyane. Icya gatanu, umuntu uri kubeshya yifata ku munwa. Uzamucunge niba muganira aba yifata ku munwa. Mbese donc hari ibimenyetso byinshi abagaragaza bimuha uburyo bwo kwirinda ibibazo yasubiza, mbese yaguye nko mu kantu. Urabona, tuvuge nimba muri kuganira ashaka kukubeshya ati buriya rero ndarwaje umuntu
umuntu bishopu cyangwa se runaka uri Burayi, ndarwaye ntabara. Kari umuntu yanyandikiye kuri Facebook, aranyandikira, ngiye kubona message simuzi, aranyandikira ngo nukuri ngo mbabarira ngo nkeneye akawunga k'abana. Simuzi, sinzi naho ndi umubarize. Ndavuga noke niva mu materaniro ndaza kumwandikira ndebe. Sinzi ngo nkeneye akawunga k'abana nginzara iranyishe. Ariko urumva mu by'ukuri buriya ninjya no kumubaza wenda afite nuko wa mugani yabuza akawunga. Ariko hari umuntu none hakubwira ati njyewe narwaye, narembye, cyangwa se narwaje umuntu, nyamuneka ntabara. Noneho kugira ngo yirinde yuko uza kumupoza ibibazo byinshi cyane, akifata ku munwa mbese nk'umuntu wumiwe wababaye. Abantu nk'abo uzababona barangwa n'ibyo bimenyetso niko ubushakashatsi yagaragaje mu bijyanye n'imitekerereze cyangwa se body languages. Uwo rero uwo nawe afite indwara y'ibinyoma muri we. Abantu benshi kubera iki babifata ku munwa ngo bagaragaze ko bumiwe. Ubundi kubifata ku munwa ni ikimenyetso kigaragaza ko wumiwe nyine. Ibyo usaba you are comfortable yabyo, urumva ari byo nyine, urumva nyine uri kubisaba kugira ngo ugaragaze ko uwo muntu nawe aboneka ari byo cyangwa se abona agahinda kawe. Ahita avuga ati ariko nyamara wa mugani uyu muntu arababaye, uyu muntu yumiwe pe, uyu muntu koko nyamara ibyo ambwira nibyo, nyamuneka reka mutabare. Imana itugire neza cyane. Ibintu by'ibinyoma Imana ibiturinde mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Icyangataratu umuntu uri kubeshya iyo agiye gusubiza yifata ku bice bimwe na bimwe by'umubiri. Reka nguhe urugero. Umuntu uri kubeshya uzamubona akunze kwifata nko mu mutwe yagiye kugusubiza, cyangwa se ugasanga ari intoki yaziriye, cyangwa se umunwa yatangiye kurya umunwa, intoki urutoki yarushize mu kanwa. Donc ubone hari ibintu bimwe na bimwe ari guhindagura muri we, ibice by'umubiri byose yabikorakoye, yabivangavanze, ariko uwo muntu nawe abashaka kukwereka yuko ibyo agiye kukubwira be making a sense cyangwa se ari byo. Akagerageza uburyo bwose akoresha amageste y'umubiri kugira ngo unabibone, kandi bakunze no kubigaragaza mu buryo bwa geste. Yaba na ngombwa ukamubwira ati bite umeze utati ndarwaye, urwaye iki? Ati ngo mugongo ngayiwe ngo simbasha no guhaguruka we, kandi ubwo arahagurutse. Ubwo se arava ngo simbasha no guhaguruka kandi arahagurutse. Rero hari igihe abantu babeshya ibintu ariko ntibahagarare kuri cya kinyoma cyabo ngo bakidefande neza, ahubwo akakubeshya ibintu. Nawe umuntu arakubwiye ngo ndwaye umugongo simbasha guhaguruka, agahita ahaguruka atayiwe umugongo rego uranyishe, ati burya sinjya nabasha no guhaguruka. Iyo utasobanukiwe neza bitewe na za geste ari gukora, uhita ugira ngo koko arwaye umugongo, kandi mu by'ukuri yamaze kugushyiramo akantu ngo simbasha guhaguruka kandi yamaze guhaguruka. Akenshi ntibagira icyo bita reconnaissance y'ibyo bavuze ngo batekereze ngo ariko ubundi ibintu mvuze bimeze gute, kuko bameze nk'abafite umuvuduko mu rurimi. Bameze nk'abafite umuvuduko mu rurimi, ntago babasha gutekereza neza ibyo babashije kuvuga. Imana itugire neza cyane. Ntago bakora analize y'ibyo bari kukubeshya, kuko nababwiye ngo umuntu arakubeshya mu kanya karaha, mu kanya akakubwira karaha ngaha, none wamubaza atari ko se byagenze gute, ngo jewe ngo hari ibyo nigeze nkubwira se, kubera ko yabyibagiwe. Ibinyoma iyo bibaye too much arabyibagirwa. Icya munane, ubundi umuntu ugaragara ko ari kukubeshya atanga amakuru menshi n'ayadakenewe. Amakuru menshi akayaguha ndetse n'ayadakenewe. Nibyo nigeze mbabwira ngo umuntu akaza aje iwawe ari no kukubeshya, ugasanga ari no gusuhuza imbwa yawe, akagusuhuzanya n'ibintu byinshi bitandukanye. Reka mbabwire bene data mu nteze amatwi, umuntu uri kukubeshya azaguha amakuru aguhe nayo utashakaga. Akubwira ati muri CNN banditse ibi ngibi, muri BBC bavuze ibi ngibi, mu kinyamakuru iki n'iki bavuze. Ese waba waruzi byabaye mu itorero ryo muri ADP? Ese waba waruzi? Kandi ibyo mu by'ukuri ntabyo ukeneye kuganira nawe, ahubwo ari kugira ngo akumarire umwanya cyane, confusing mind yawe, namara kuyiconfusinga akuzanire ikinyoma ashaka kukubeshya. Abo ngabo niko bameze. Azavuga muri ADP byarakomeye, muri Anglikani reka sinakubwira. Ese wamenye amakuru ya Pastor Justin? Wamenye amakuru yiwe? Wamenye uko byagenze? Yewe reka nkubwire, ese urabizi, uzi neza ibya Rora ukuntu bimeze? Azakubwira byinshi. Niko bigenda. Kubera iki? Azaconfusinga mind yawe. Donc ni mucyo bita kuganya umutima w'umuntu. Kubera yuko iyo ushaka kuganya umutima w'umuntu, ugerageza uburyo bwose umushyira muri box. Uzakoresha strategy zose kugira ngo umushyire muri box. N'umushyira muri box uzamubeshya ikintu acyumve.
kubera yuko uzaba wamaze kuganya cyangwa se gufata umutima wiwe ukawushyira mu gikarito ugapfundikira. Niyo mpamvu rero bazana inkuru nyinshi zitandukanye, akakuzanira inkuru n'izidakenewe, kandi izidakenewe nizo ziba ziri nyinshi, kandi izo zidakenewe zuzuyemo ibinyoma gusa, nta realite ibirimo nyinshi. Imana itugire neza cyane. Kanihute cyane. Icya 9, umuntu uri kubeshya biramugora kuvuga. Akenshi rimwe na rimwe iyo yakubereye imfura aradidimanga, bikamucanga, ukajya ukumva nyine byanze kuza, kandi ubundi yari asanzwe avuga neza. Icyo kintu rero gituma atabasha kuvuga neza, nicyo kiri gutuma ashaka gutekereza icyo agiye gusohora. Kavuga ati ariko iki kintu nimba ngiye kugisohora nyiracyo aracyakira gute, umuntu ngiye kukibwira cyumva gute? Ariko ukabona aremeye, aravuze kubera yuko niyo ndwara afite nyine n'iy'ibinyoma muri we, kubera ko ibitekerezo biba byamubanye byinshi, ugasanga kuvuga biramugoye, cyangwa se ashaka uburyo bwo guteka imitwe bikamuvanga, bikaba ngombwa ko kuvuga abanza agasa nk'utuza, cyangwa se bikamugoraho gatoya cyane cyangwa se muri ya mvugo yiwe. Imana itugire neza cyane. Icya 10, umuntu uri kubeshya arareba cyane adahumbya. Uzabicunge muri kuganira cyane, ntabwo abashaka gukuraho amaso, kubera ko nagukuraho amaso ntabwo uri bwemere ko ibyo avuga ari ukuri. Abaguhanze amaso muri uko kuguhanga amaso kugira ngo wemere nyine akwemeze, donc akwemeze ibyo ari kukubwira. Ubone nimba guhanze amaso uzabona ko nta bwoba, nyine ari kukubwiza ukuri. Wowe uzabona ko ari kukubwiza ukuri. Ese umuntu udafite ubwoba bwo kumbwira yuko wenda mama wewe yapfuye, cyangwa se yarwaye, cyangwa se umudamu we ameze gutya, cyangwa inshuti ye imeze gutya, abiguhanzeho amaso, ntabwo ashaka kuyagukuraho. Umuntu nk'uwo nguwo uzamugenzure cyane, kubera yuko hari igihe aba ashaka kugira ngo ibyo babyita defense avec reference, ni ukuvuga ngo ari kwidefanda akanagaragaza n'amareference. Donc ayo mareference rero aragukureba cyane, ntabwo ahumbya, ntabwo agukuraho amaso, kugira ngo wemere ko ibyo ari kuvuga ari ukuri. Imana tugire neza cyane. Biragoye cyane kugira ngo uzabashe kumenya umuntu uri kubeshya. Rero cya 11 we nashaka gusorezaho ahangaha ni ikintu cyitwa ururimi rw'uburyarya. Ururimi rw'uburyarya, umuntu ufite ibinyoma ntatana n'uburyarya. Kubera iyihe mpamvu? Cyane ko uburyarya bwo bwishe abantu benshi cyane. Uburyarya burabamaze, uburyarya bumaze societe, uburyarya bumaze ingo, uburyarya bumaze abana, uburyarya bumaze abakobwa, bumaze abasore. Uburyarya, ururimi rw'uburyarya Imana irarwanga. Reka mbabwize ukuri bene data, Yesu yigeze yabwira abafarisayo, arababwira ati nanga indyarya. Indyarya arazanga, Yesu arazanga, nta nubwo Yesu ashobora kugendana n'indyarya. Rero kiraho cyangwa se biragoye kubana n'indyarya ubizi. Umunyarwanda aravuze ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi, ariko ntabwo ari byo. Indyarya muzagenda n'ikuryarya ikubwira ko igukunda ariko itagukunda. Ni ururimi rw'ibinyoma rubeshya, ni ibinyoma, kuko arakwereka ko agukunda kandi ntabwo agukunda, arakwereka ko muri kumwe kandi ntabwo muri kumwe, arakwereka ko ari inshuti yawe kandi ntabwo ari inshuti yawe, arakuryarya, arakubeshya. Kandi abakora ibinyoma nk'ibyo ngibyo ntibatana na kwa kundi bisetsa. Nibyo nakubwiraga, akakubwira yo ndagukunda, yo uri inshuti yanjye, igitwenge hafi aho ngaho, mbese ukavuga ati yo mbega marayika nziza. Mbene abantu b'indyarya, Mana uzaturinde indyarya. Indyarya ziragoye kugira ngo uzabashe no kuzitahura, bisaba iminsi, bisaba igihe kirekire kumenya ko umuntu mubanye ari indyarya, kumenya ko uwo mugendana ari indyarya, kumenya ko inshuti yawe ari indyarya, kuko indyarya ifite ibinyoma byinshi muri. Indyarya izashaka kudefanda icyo bita amakosa yiwe, ntabwo izemera amakosa. Indyarya cyangwa se azagerageza gufata ibyari bimuriho abyegeke ku bandi kugira ngo akubeshye. Donc abeshye kugira ngo yirengere, yicungure, kuko indyarya niko ziteye, ubundi niko zigenda, niko ziba zihagaze, ziba zigaragaza donc isura yazo nziza mu bantu, ariko nyamara babeshya. Kandi mu by'ukuri kugira ngo uzatahura abo bantu bisaba ubushishozi bunini cyane, busaba no gusenga cyane. Imana rero itubabarire ikintu cyitwa ururimi rubeshya, itweze, idutunganye. Mu by'ukuri tuba tuje, ntibizagutungura uje no gusenga hano bakubwira ngo tera haleluya, ugahita uvuga ngo ndahantu wenda tuvuge hari urusaku. Ni urugero ruto cyane, kandi mu by'ukuri nawe urabizi ko utari ahantu hari urusaku, ariko kuko wenda tuvuge utari muri mood yo gutera haleluya, ukumva ubuze ikintu beshya.
ukumva ubuze ikintu uvuga bati oya nda ahantu hatari urusaku oya ntago mboneka kandi doke ni akantu gato ubeshye kuko satani yimitse ikintu cyitwa ikinyoma mu bantu ukabeshya akantu gato yewe ntabwo mbasha kuvuga ntabwo mbasha ntibikunda ibyo tubyita indwara nyine yatwokabye twese kandi ntabwo ari wowe wenyine n'abandi twese bijya bitubaho ariko Imana itubabarira uyu munsi wa none. Uyu munsi ndagira ngo umuntu afate icyemezo avuge ngo Mana mbabarira kuko ndi umunyabinyoma, mbabarira kuko ntakoze ibitunganye. Wowe unteze amatwi unyumve neza, ntabwo ndi kugira ngo nkubwire ngo ntabwo uzajya mu ijuru, oya uzarijyamo kubera ko ukuri niko kuzaba batura. Yohana mu 18 avuga ngo ukuri niko kuzaba batura. Bene data nagira ngo mbabwire, niwumva ijambo ry'Imana uyu munsi ntiwinangira umutima, niwumva ijambo ry'Imana uyu munsi umenye neza ko icyaha Imana yanga ikacyanga urunuka harimo n'ururimi rubeshya, ndetse n'abakunda kubeshya bakanabikora. Imana tugire neza cyane, abo bazahezwa hanze. Ese uhagaze ute uyu munsi wa none? Ese ugenda ute? Ese wiyumva ute wowe uneze amatwi? Wowe Imana yagiriye ubuntu bwo kuba uri kumva iyi message, uriho uratekereza neza yuko uriho urisuzuma ukumva yuko uri umwere imbere y'Imana, uriho urisuzuma ukumva ko ujya ubeshya uhereye mu gitondo ukageza nimugoroba ntabwo wabeshye. Ese uri kwisuzuma ute? Ariko Imana itubabarire bene data, Imana itweze. Wowe uneze amatwi Imana ikubabarire. Waba uri umugabo Imana ikubabarire, waba uri umugore, waba uri umukobwa, waba uri umwana Imana ikubabarire, kubera yuko kubeshya ni kimwe mu bintu bitazatuma tujya mu ijuru. Imana itugire neza cyane. Ukabaza umuntu ngo mbese wabaga hehe, akakubwira ati harya bundi nabaga hehe, kandi arabizi neza ko yari ahantu runaka, se tanto yari arwaye, tanto se wenda yari afite ibindi bintu yari ahugiyemo, ariko akakumvisha yuko ntabwo yari azi aho yari ari. Ngo ngese urajya he, ngo ntabwo nzi aho ngiye, kandi maragenda. Ukibaza ibyo bintu ukabura uko bihuza. Ukuri kurabuze mu bantu bene data, ukuri kurabuze. Imana itugire neza cyane. Ngo telefone ngo ntabwo nayumvaga mu mufuka, kandi yasomya yumva ayireba, ariko wenda ntiyari afite umwanya wo kwitaba, ariko kugira ngo akwitabe bikagora. Hari ibintu byateye ku madiaspora, umuntu wenda uri muri Afurika akagutelefona akavuga ati nyamuneka ndashonje wambabariye, cyangwa se akakwandikira message. Nukuri kugira ngo umubwize ukuri ko ntayo ufite ukamwihorera, mu by'ukuri ibyo ntabwo ari byo. Cyangwa se ukavuga ati nge nta mafaranga mfite, nta n'igiceri cy'icumi mfite, kandi kuri konti yawe hariho amadolari cyangwa se arenga 1000, cyangwa se arenga 100, cyangwa se hariho amadolari 500, kandi agusabye ibiryo by'umunsi umwe. Ubwo se uyu umubwiye ngo nta mafaranga ufite, ubundi ubwo butibeshye, ubutabeshya Imana se? Ikiza wamubwira ati ndayafite, ariko nyafitiye umushinga, nyafitiye plani runaka, biba byoroshye ubumubwije ukuri kweruye. Ariko kuza ukamubwira ati burya nta kintu mfite kandi ugifite, burya reka nkubwire ibyo bibembe uzabitwara. Kandi reka nkubwire kubeshya bizagirwaho n'urubanza ku munsi w'amateka, uzagirwaho n'urubanza. Ni nayo mpamvu uyu munsi si ikirwana n'ikintu bita challenge z'ibinyoma. Wowe unteze amatwi ndagira ngo uhinduke, nuhinduka n'isi nayo uraburi kurayihindura. Ugenda ubwira abantu ati mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Nimpinduka nawe ugahinduka, n'abantu munteze amatwi tugahinduka, isi izagira impact nziza, society izagira ibintu byiza izageraho, kubera ko ibinyoma by'abantu bizaba byashize. Imana itugire neza cyane. Hari abantu bakubwira ngo rega ngo ntabwo turajya mu ijuru, ngo ni nayo mpamvu ngo n'intungane bwira 17. Nta naho byanditse muri Bibiliya ko intungane bwira 17, ariko ntumbaza aho bikura. Ngo reka mbabwize ukuri bene data, gukora icyaha si ikibazo, ahubwo kuba mu cyaha nicyo kibazo. Kuko uyu munsi ukoze icyaha ukemera yuko wihana ukababarirwa, Imana ihora iteze amaboko ivuga ngo abona nabambiye ku musaraba naba ngaba. Imana iteze amaboko kugira ngo itubabarire ibyaha byacu. Ubundi umuntu akora icyaha kubera iki? Nuko Kristo aba atinjira muri we neza. Burya abinjiranye, donc Kristo naramuka yinjiye mu mutima wawe neza 100%, ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima bwawe buzagendera mu mucyo, buzagendera mu mucyo. Bene data, mureke twinjize Yesu muri twebwe, twinjize Yesu mu mitima yacu. Hari abantu bagiye ku musaraba barakizwa, ariko ibiganza byabo byanze gukizwa, barakorakora. Nibo bajya kwiba, nibo batacinga
tuvuge nimba ari abasore bagakorakora abakobwa, doki ibiganza byanze gukizwa, intoki zanze gukizwa. Hari abantu bakijijwe umunwa wanga gukizwa, nibo birirwa bavuga abandi. Hari abantu bakijijwe amaso yanga gukizwa, nibo birirwa wanyura mu muhanda wabona umukobwa aciyeho ugahita uhengereza, ngaye ngureba ngo kiriya gikobwa, ngureba amatayi, amaso yawe yanze gukira. Kandi ibindi bice byarakijijwe, ariko ugasanga hari ibice byawe byanze kwinama neza. Abantu barabatijwe bajya mu mazi menshi, ariko hari ibice bitigeze bibatizwa. Imana yacu tugire neza cyane. Ubu turi kwishuka rero ngo tuzajya mu ijuru. Icyo nacyo ni icyaha cyo kwibeshya, ni ukwibeshya ukanibeshyera ngo uzajya mu ijuru, kandi hari ibice byawe byanze gukizwa. Amazuru yawe yanze gukizwa, iminwa yawe yanze gukizwa, ururimi rwawe rwanze gukizwa, ibirenge byawe byanze gukizwa. Wenda tuzagera tuvuge ibirenge bijyana inkuru, izo nkuru tuzazigeraho wenda mu minsi iza mu cyumweru cy'icyenda kurangira. Ugasanga umuntu wese aragenda uko Imana itabishaka. Imana itugire neza cyane. Ese uri kwitwara ute uyu munsi? Ese uri kwiyumva ute? Twavuze yuko tuzavuga ku bintu birindwi Imana yanga. Ejo twavuze ku bwibone, uyu munsi tuvuze ku rurimi rubeshya. Ese ibyo bintu urabitekereza hite? Nimba Imana ibyanga, kandi bivuze iki? Imana iramutse ibyanga, ntabwo ushobora kuvuga ngo mfite Imana muri njyewe. Ntabwo ushobora kuvuga ngo njyewe ngo nkunda Imana kandi ukora ibyo yanga. Ntabwo bishoboka bene data. Nimureke tuve mu bwibone, tuve mu rurimi rw'ibinyoma, ubundi tuzajye mu ijuru. Mwifurije rero ko uyu munsi wuzura umwuka wera, ikinyoma kikava muri wowe, ururimi rubeshya rukava muri wowe. Ni byinshi twakagombye kuvuga ku rurimi rubeshya. Ushobora kuba wenda wanabyumvise cyane, ushobora kuba ufite byinshi undusha kugusobanura hano. Nta kibazo, icy'ingenzi wumve ngo ururimi rubeshya Imana irarwanga urunuka. Imana itugire neza cyane. Reka dusoze rero nkubwira ngo nkwifurije yuko uhagarara ku mwanya wawe mwiza. Nkwifurije yuko uhagarara uvuga ngo Mana, ndinda ururimi rubeshya, ndinda ibinyoma, mpa kuvuga ukuri, mpa kupfana ukuri. Naho nagera mu mva nzagende ndi umunyakuri. Ukuri kwarabuze mu bantu. Umuntu rwose reka babwire, mu materaniro ukuri kwarabuze, mu bashumba ukuri kwarabuze, mu barokore kwarabuze, mu bavuga butumwa kwarabuze, mu banyamasengesho kwarabuze, mu baririmbyi kwarabuze. Ariko Imana itugirire neza. Wagera muri sosiyete ukuri kwarabuze, ibinyoma byimitse intebe. Uyu munsi ufata icyemezo, uvuge ngo ndahindutse, ngiye kurwana n'icyo bita intwaro y'ukuri. Hari igihe tuzageraho wenda tukiga ku ntwaro ziriya Pawulo yabwiye Abefeso, tukavuga ku ntwaro y'ukuri, tukavuga ku ntwaro ziriya z'ijambo ry'Imana n'izindi. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, ugire muri wowe icyo bita ukuri kuganze muri wowe. Kandi nyuma y'ukuri inshuti yanjye hari ibyishimo. Reka nkubwire, ntuzashake kubeshya kugira ngo urye, ntuzashake kugira ngo ubeshye kugira ngo ubeho, ahubwo uzavuge ngo Mana, mpagaze mu kuri kwawe, wowe ni wewe mpanze amaso. Kuko Yesu yaravuze ngo ninjye kuri. Nimba rero ukuri ugufite muri wowe, ufite Yesu ndani mu buzima bwawe. Imana itugire neza cyane. Mana Data wa twese wo mu ijuru, wakoze kubana natwe, icyubahiro kibi cyawe. Nsengeye umuntu wese uteze amatwi iri jambo, kugira ngo umuhe imbaraga zo kunesha icyaha cyo kubeshya, kandi guhera umunsi wa none uduhe guhagarara tudatsinzwe n'urubanza. Urakoze rero, urakoze kubanye natwe, urakoze kutugiriye neza. Mu izina rya Yesu wiyubahishe kandi uturinde gukora ibiteye isoni. Ngaho bana natwe muri byose, mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen, 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 amen.